nahinduye akazi nabonye bikaze ndavuga ati rero kugira ngo urabona ubuzima buragoye kugira ngo mbone umugati wo kurya reka ndebe uko mbigenza ubu rero nasigaye naje mu bukanishi urabona kwipimba ndi naryo ubu nsigaye ndi inshuti cyane n'abamotari nsigaye ndi inshuti cyane n'abamotari niho nsigaye naraburiye urabona ku gapine bakita ka emurefu abamotari cyane cyane nsigaye ndi inshuti nabo umva nuko amafaranga yabuze amafaranga y'iyi minsi yarabuze numva nta mayibuniho bacuti ni ukuri k'imana narindi muri gahunda kugira gutya yo gukora akaganda ahubwo nuko nabuze ikintu mbabwira n'izina ry'imana uko numvaga mbakumbuye ngavuga ati ariko ubundi nakoze akaganira ariko nyine narinyuranye yarazi n'inyuranye musigaye n'inshuti cyane n'abamotari bakurikira uraretse gishoboka si uko mwari muzi ko umushuti wanyu asigaye akora ibintu cyangwa asigaye ari mu bintu by'amapiyese amajanti nayo yayita ijanti hari umwuka yizi bagayita ijanti kasike ndi natwo kasike wasanga abashuti banjye bafite abamotari benshi abamotari b'abashuti babo bakoresha ibintu bibahenze urumva mubwire abo bantu abatware banyu mubabwire batwara moto cyangwa se inshuti zanyu basaza banyu n'abavandimwe banyu cyangwa n'abashuti banyu batwara amamoto urumva babaze kwa Aurore ndabahereza kandi ku biciro byiza hano ni urana irimo amafaranga no kuguza byibura mu banyarwanda ariko bikarangira ariko byose tuba dufite ibintu biri byiza kugira hari n'abafite ishaka hari n'abantu baba baramutari ziba zita kasike za bashani izi ziba ari original bya hatari zino ziranafunguka n'ikizuru ziba ari special urumva nsigaye ndi mu bintu umva ni hatari neza ubwo rero inshuti zanjye mungane nahangaha naburiye nahangaha mwamburiye ahandi murabona nahangaha nsigaye nibera utuntu twose mba ndi natwo rero ubwo ngubwo niyo mpamvu nabiswe mwanaguze ariko se amakuru n'izina ry'imana narimbuzeho nabonye inshuti zanjye nyinshi zimbwira ese Aurore utari nta kintu uherutse gushyira kuri YouTube channel yawe bimeze bite bihagaze bite ariko inshuti ubuzima burahenze biragoye byose n'amafaranga yaranabuze sinakuvuga ngo ni amafaranga yarabuze urumva kuvuga ati nk'ubu ngubu umuze kureba kaya kumana ushobora kurangiza ikiganiro nta mukiriya n'umwe kandi mo ndacuruza ndi mu kazi ariko ndamukura he moto baraziparitse urumva bamaze kuziparika rero bagenda tubura uburyo tubura uduceri ni hatari wari ugusenga ariko nubwo biba bitari kitoroshye ariko nyine tuzabaho kubera Imana tuzabaho ariko ubuzima burahenze bagahe ubuzima burahenze ni ahantu agasana nkibaza ngo yatekereza kubyuka igitondo cyose nta duce urakora gusa abakiriya bari buze ariko mwana bereke n'udupine mba mfite mba ndi natwo ntambagize buriya hari ushobora kureba akagira ibyo byose ziriya ndetse ni piyesi harimo amagati harimo amadibuke nyine mbese ibintu byose mba mbifite ni karibu inshuti yanjye mwaramutse neza ipine ushaka ushaka iyo pine 120 kuri 17 ndayibona 120 kuri 17 ijana makumyabiri kangahe na karindwi 120 kuri 17 ushaka iyo ntayo mfite reba hano hepfo reba bagaze aho hepfo ese ngo mubwira ngo yihepfo ntuze ko babyumvise noneho n'umukiriya uje akaza kubaza ibintu utanafite
inshuti zanjye ntabwo biba byoroshye ariko bizoroha kubera Imana bizoroha rero ndavuze mva mubwiye ndiyongoje ndavuga ngo ariko nk'abantu ko ntawangwa n'abantu bose nakwiyongoje nkajya nyine nkabwira abakunzi banjye ko mpari nkunda ariko we hari abantu nabo baragize ariko erekana uriya mubyeyi abantu mwabwimana n'amakiri Imana ningo cyamukenguru byasanga utarumishura bayungurure abyiza kuyungurura ituzo kamera kanjye nivuge inshuti zanjye mureke mbabwire abantu ndagira ngo mbereke abantu ukuntu bagize uriya mubyeyi arabura kugira birakaze kabisa akabyuka aza nuko rata inshuti zanjye nani ngo nimukenda abikuraho kugira ngo tuba tuzi kazavuga ndahizi abarimo abantu harimo abantu batagira ariko shana nimba kumvira izina ry'Imana nari mbakumbuye ariko disi nubwo nagiye nararwaye inshuti nararwaye cyane ariko narakize kubera Imana ntabwo napfuye niyo mpamvu navuze ati reka nkore nyine nongere nze ko nuko mbyuke kuhagarara kandi nicayeho gatoya nzi nimba muri kumbona agasura ariko muri bubone rero abantu bari kuri Adole TV show inshuti zanjye nabonye naragutse umunsi ku wundi naragutse nubwo yenda ntazaga ariko nabonye abantu Imana ibamugisha inshuti zanjye Imana ibamugisha ntabwo nabatengushye gahunda ya bya bindi mbirimo filime nziza vuba cyane nsengere mbone uduceri kugira ngo nzemo batemo utuntu tw'ubwenge kuko Imana turazifite inshuti Imana turazifite n'ubwenge ubushobozi bwanga ariko Belson turabikora kandi tuzabona ibyiza urumva urore ntimuzumve urore yazanye amashagaga urumva umwumve ko nazanye umunwa gusa ntabwo nazanye umunwa gusa njye gahunda nari nyifite urumva gahunda nari nyifite rero mukomeze mushyigikire munkunde urumva nkundisha abavandimwe nkundisha ariko ntuzashaka za nkunde cyangwa byihorere nyine ntabwo wahatira umuntu kugukunda ariko icyo nababwira cyo kuko gahunda twe dufite ntabwo zarangiye ziracyahari urumva kuko bana biri mu mitwe yacu mu mitwe yacu n'abariya babikora ntabwo ari uko ari ibindi baturusha si byose ntabwo ari ibindi baturusha ariko nicyo baturusha nyine kirahari n'uduceri nyine abyumva ariko natwe ntabwo Imana itwanga turabikora vuba udufilime tubagira twiza ndi gutegura yabwiye abagore ngo beza ni buhoro warangiza ngo twageze aha rero kamuka video uratamuhabwire ko gihari inshuti zanjye gihari urumva kandi mbakunda mbifuriza ibyiza urarabakunda wowe rero ukiza ahangaha subscribe share na comment urumva tuzatukomeza kubagezaho ibyiza byinshi twiganire twisekere urumva kuko naje gusanga nta mpamvu yo kubabara gufunga agasura mwana nta wapi mu gihe ukiri ugihumeka umwuka w'abazima oroshya ibintu urumva aho umunsi mbona hari amafaranga ubonema abana bikoze wa mugani ibintu byakomeye inshuti zanjye amafaranga yabuze ni ukuri kwivanga